Umunyu wa bicarbonate uzwi nka baking soda cyangwa se sodium bicarbonate cyangwa sodium hydrogen carbonate mu cyongereza, naho mu gifaransa bakunze kwita bicarbonate de soude cyangwa bicarbonate de sodium. Usanga abantu bakuze bawita carbonate. Uyu munyu ukoreshwa mu bintu binyuranye, haba mu buvuzi, mu gikoni no mu isuku. Ni umunyu useye cyane ufite ibara ry'umweru. Uyu munyu kandi nta ntungamubiri zihariye ufite, ariko tuwusangamo sodium n'amazi nubwo ataba agaragara. Ibyo ariko ntibibuza kuba ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Uyu munsi tugiye kugaruka ku kamaro gatandukanye ka bicarbonate de soude. Nawe wakora subscribe kugira ngo video nk'izi zitazajya zigucika. Ikintu cya mbere tugiye guheraho ku byiza bya bicarbonate abantu benshi bakunze no kumenya cyane nuko uyu munyu uvura ikirungurira. Si ikirungurira gusa uvura, kuko unagabanya acide mu gifu, gutumba inda, ibiryo byaguhezemo, ndetse bikanoroshya uburwayi bw'igifu kirimo ibisebe, kuko ari umunyu kandi unazwiho kugabanya acide mu nkari no mu maraso. Icyo ukora rero, ushobora kurigata uyu munyu cyangwa se ukavanga akayiko gato mu kirahure cy'amazi ukanywa. Abantu bafite ibi bibazo uyu munyu urabafasha cyane. Ariko kandi hari acide ituruka ku mikorere y'umubiri. Uyu munyu rero kuwukoresha birakurinda, bikarinda imikorere mibi y'umubiri, cyane cyane ku barwayi ba diabete kimwe n'indwara z'umutima. Inagabanya kandi iyi acide yaturukaga ku mikorere mibi y'impyiko. Siho honyine ku bijyanye n'umubiri, kuko mu gihe wagize impiswi cyane ushobora gukoresha uyu munyu mu kugarura ibyo umubiri wawe watakaje. Ni ukuvuga uwushyira mu mazi ukagotomera akayiko kamwe kaba gahagije. Mu gihe umuntu yagize ikibazo akaba yanywa nk'uburozi, uburozi tuvuga hano si uburozi bwose, ahubwo ni cya gihe wariye ibihumanye, cyane cyane byahumanyijwe na methyl alcohol cyangwa se na salicylate. Mu gihe usanga umuntu yagiye nko muri resitora akarya ibiryo bikamugwa nabi, burya uyu munyu ni ingenzi. Uwukorogera mu mazi nk'uko twabivuze ukagotomera, birakurinda ndetse mu gihe gito cyane uba wumvise impinduka. Uyu munyu kandi uvura uburyaryate n'ububyimbirwe byaje ku ruhu. Icyo ukora, uvanga uyu munyu n'utuzi ugakora igipondo, ugahoma hakurya, nyuma y'amasaha 2 ukabikaraba bihita bigenda. Igihe waba wagize uburyaryate ku ruhu, waba urwaye ibiheri ukajya ubikora buri munsi, cyangwa wazanye agaheri utazi aho gaturutse, bicarbonate ibi byose ihita ibijyana. Kuribwa n'uruyuki, ivubi, ibiheri n'utundi dusimba biryaryana kandi ukanabyimbirwa, iyi bicarbonate iragufasha. Icyo ukora rero ni cya gipondo n'ubundi ukoresha, ugakora igipimo cy'inshuro 3 za bicarbonate ku nshuro imwe y'amazi. Buriya kandi abakora siporo yo gusiganwa cyane cyane nko ku magare no ku maguru, bicarbonate bafasha kutagira impumuro vuba, bityo bakabasha gukora urugendo rurerure. Mu gihe arwaye ibicurane n'inkorora, ni indwara zifata abantu b'ingeri zose. Ibyo kurya bikungahaye kuri vitamine C ni wo muti wa mbere mwiza kuri izi ndwara. Gusa n'uyu munyu wa bicarbonate ni ingenzi mu kuvura iyi ndwara. Icyo ukora rero, uvanga uyu munyu n'amazi y'akazuyazi hamwe n'umunyu wo mu gikoni usanzwe, ugakoresha mu mazuru hagati y'inshuro 2 n'eshatu ku munsi. Iyo ufite ka kantu gapuriza mu mazuru cyangwa kagatonyanga, niko ushyiramo, birakorohera. Uyu munyu urafungura, bigatuma ibintu byo gufungana izuru rimwe bivaho, ndetse bikakurinda gushoka kw'ibicurane by'ako kanya. Uyu munyu kandi ushobora kwifashishwa mu gukora isuku y'amenyo nk'uko twabibonye muri video yatambutse. Mbere yo gukoresha umuti rero woza amenyo, ushyira uyu munyu mu buroso ukoza amenyo nta kibazo. Ibi bituma amenyo asa neza, ndetse bikanakurinda ko mikrobe zangiza amenyo zikura. Uyu munyu ngugu ufite uruhare runini cyane mu gushyira ku gipimo umunyu wa potassium mu mubiri. Hari igihe rero uba mwinshi mu mubiri bitewe n'impamvu zinyuranye nko kubagwa, gukomereka, ubushye no kuzamuka kwa acide yo mu maraso. Kunywa uruvange rwa bicarbonate n'amazi rero birabivura. Abantu bamwe rero hari igihe iyo ari kuvuga wipfuka ku mazuru kubera umwuka mubi basohora. Hari n'ababa bameze nk'aho mu kanwa hahoramo umunuko w'amaraso. Uyu munyu rero kuwukoresha woza amenyo no kuwukoresha winyuguza bikuraho iki kibazo. Mu kwinyuguza rero uvanga akayiko k'uyu munyu hamwe n'akayiko k'umunyu usanzwe, ukavanga n'amazi, noneho ukakaraga mu mihogo ugacira. Ibi bigufasha kugira mu kanwa hatanuka, ndetse n'utwa dukoko tuba twihishe mu menyo tugapfa, bityo umuntu yakwegera kumva ntabwo ashaka kwihuta ngo aguhunge. Ku bantu bagira ibirenge bisatagurika, bivuvuka, bikomeye cyangwa bifite imyate, ndetse n'abarwaye ibimeme kimwe n'abafite ibirenge binuka, uyu ni umuti wabo. Icyo ukora, uvanga bicarbonate iki kiyiko muri litiro 2 z'amazi ashyushye, ugakandagiramo ukamara iminota 15, ukabikora buri munsi. Bituma kwa kuvuvuka gushira burundu. Bicarbonate rero ni ingenzi mu buzima bwa buri muntu, cyane cyane wowe wirirwa mu rugo, dore ko bicarbonate tuyisanga mu bintu byinshi bitandukanye. Reka nkohe urugero, bicarbonate buriya yifashishwa mu gukora imigati, amandazi n'ibindi byo mu nganda. Niba utetse ibishyimbo rero by'ibigugu cyangwa se bya bindi byanga gushya,
buryo ushyizemo akayiko kamwe ka bicarbonate karahagije kugira ngo bishye vuba. Babandi bateka kuri gaze wajya wifashisha bicarbonate kugira ngo ibishyimbo byawe bishye vuba bidatwaye gaze nyinshi. Burya bicarbonate kuyishyira mu musarani uyu twita uwa kizungu biyorinda kunuka, kimwe no gutereka agakombe irimo muri firigo birinda kuba yanuka iyo uyifunguye. Niba ujya unotsa inkweto n'amasogisi ushobora kuwusiga mu nkweto cyangwa se amasogisi mbere yo kwambara, hehe no kongera kunuka. Wanayikoresha mu koza ibyombo niba wariye nk'amafi cyangwa se ibindi birimo indagara byanutsa amasahani. Ujye ukoresha umunyu wa bicarbonate urahumuza amasahani bityo bigatuma wa mwuka ushiramo vuba. Niba kandi isafuriya yarashiririye ukoresheje bicarbonate birahagije kugira ngo cya kibara cy'umukara kiveho burundu. Isukura kandi amakaro kimwe n'ibindi byose bikoze muri ceramique, aho turavuga za toilette za kizungu, za lavabo ndetse na za baignoire. Aha hose iyo wifashishije umunyu ukawukubisha ukuraho umwanda vuba byihuse. Uretse aho twagusobanurira uko ikoreshwa, ariko ubundi bicarbonate uvanga akayiko gato mu kirahuri cy'amazi akonje cyangwa se y'akazuyazi ukanywa, biragufasha cyane mu buzima bwawe bwa buri munsi. Kuyikoresha kandi ukarenza igipimo nabyo bitera ikibazo cyo kuba wagira umunyu mwinshi mu mubiri. Si byiza rero kunywa nyinshi kuko bishobora gutera isesemi no kugira ibinya cyangwa se gucika intege n'ikindi gishobora kukugeraho mu gihe wafashe nyinshi. Niba utwite, urwaye umuvuduko w'amaraso, banza usobanuze muganga cyangwa umufarumasi mbere yo kuwukoresha. Ngibi ibyiza bitandukanye wakwifashisha na bicarbonate yawe.